nari mvuze ngo umutima wanjye uranezerewe kandi uguwe neza. Nakunda kuvuga ngo Imana y'imbaraga nyinshi ijye ibandindira. Ndimo gushima bashimira amasengesho yanyu, imbaraga zanyu mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, ubufasha n'inkunga byanyu mukunda kutugezaho, kandi ndashimira Imana ko mukunda gushyigikira umuryango wanjye. Imana ishimwe, murashyigikira mumpa amaboko, mumpa ibikenewe kugira ngo nkomeze urugendo. Nukuri ndabirahiriye imbere y'Imana ko umutima wanjye unyuzwe n'icyari cyo cyose mukora, kandi ndabizi neza ko ejo ni heza. Ndimo mfite icyifuzo cyuko Imana yakomeza gukora umurimo mugari muri nge, mfasha abandi, imbohore abandi, inkomeze abandi, inyubake nubakike, nanjye nubaka abandi, mvomerera abandi, imfashe intera inkunga nanjye nyitera abandi. Mu yandi magambo mbwe umwintercessor mwiza. Ndashobora kuba ntabaha iby'umubiri, ariko kuba umwintercessor w'Imana namwe numva Imana yangiriye neza inyigisha gusenga, nisegura ku bantu bamwe. Mu by'ukuri birangora cyane gusengera umurwayi uri kuri telefone. Njya nkunda kubivuga, ubishoboye uri hafi i Kigali mpamagara nkurangire mu rugo uze dusenga Imana, cyangwa se niba ndi kure nguhuze n'umwe muri bamwe dukunda gusengana dufasha abarwayi. Ikindi mu by'ukuri ndabizi neza ko gusanga muganga biba byiza, kubera ko abantu benshi bakunda icyo bashaka ariko ntago bakunda icyo Imana ibashakamo. Nkunda gukanira cyane ku kintu bita gusengana n'abantu. Ntago wampa iminota 10 ngo gusengere, kuko habanza icyo bita consultation. Ni gute wafashwe, wagwaye ute, warwaye ryari, byatewe n'iki. Hari ibintu umuntu yikururira, hari n'ibituruka ku badayimoni, hari n'ibikururwa n'abandi. Ariko niyo mpamvu iyo twicaranye niba Imana nagize umugisha, Imana ikampa impano yo guhugura. Nkunda kuvuga ngo hari igihe uba ukeneye ijambo ry'Imana, cyangwa se ukeneye inama, cyangwa se ukeneye kwigishwa, cyangwa se ukeneye kuganirizwa. Ibyo byose rero Imana yaduhaye umugisha wo kubikora. Nge na bagenzi bacu turi mu itimu yo kuba abinginzi mu buzima bw'umwuka. Reka dusenge Imana, niturangiza dufatikanye muri urugendo. Data, mu izina rya Yesu, mpamagariye izina ryawe kugira ngo ribane nanjye. Mpamagariye umucyo wawe kugira ngo ube hafi yanjye. Mpamagariye umuntu wese urushye kandi aremerewe kugira ngo yumve umuburo w'Uwiteka. Ruhura abarushye, abaremerewe, abafite ibibazo, abafite intambara, abafite agahinda, abafite ibigeragezo, kandi Mwami ukize abarwayi. Mu buzima busanzwe ugenderere buri wese, umuhuze n'icyo wavuganye nawe. Uvubira imvura ababi n'abeza, kandi umuntu wese aragukeneye, kuko udaca iteka ngo uricire uwo waremye, ahubwo umuhuza n'umutima wawe n'ijambo ryawe kugira ngo umuhugure, umugire inama. Nyemerera cyane ntaba ari ngewe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amina. Karibu rero ku muntu ukora subscribe, commentaire na share. Ubufasha n'impuguro birakenewe. Ntuzahemwe kungira inama, kuko ndi umwana w'ubugingo kandi ndabiharanira. Nkunda ukuri, kandi ukuri kurabohora, kuko nzi neza ko ejo n'ejo bundi ngambiriye kwitaba Imana, hanyuma ngakomeza gukora umurimo w'Imana hafi na kure. Numva ntagambiriwe guhindurwa n'ibihe cyangwa se iminsi, nangwa ke twanyuze mu bihe bikomeye, twanyuze mu bihe byo kwambara ubusa, byo gusonza, twanyuze mu bihe by'uko batuvuga uko tutari, twanyuze mu bihe byo kugeragezwa na benshi. Nkunda kuvuga ngo nagize umugisha wo guhura n'abarimu batandukanye mu isi y'umwuka, mu isi y'abantu, no mu isi y'ibintu. Mu isi y'ibintu impamvu bivuze, hari igihe uhura na mwarimu ukubwira ngo ndakugaburira, ugategereza akazakugaburira ukabibura. Hari n'igihe uhura na mwarimu ukubwira ngo ndakwambika, ugategereza akazakwambika ukabibura. Hari n'igihe uhura na mwarimu uvuga ngo ubundi igihe wasengeye wasubijwe iki. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe ni Imana imwe rukumbi. Mukalibiya rero aje kugira ngo muganire. Hari ibintu byinshi bitandukanye ndeba, mbona, numva, ngira ngo tuganire. Nje kubaganiriza abantu basiko naganira ntaseka, ariko ndumva nshaka kuganira nawe ku bintu bitandukanye. Ndashaka kuvuga ibintu byinshi kugira ngo nawe ukuremo ibyawe. Cyambere cyo mu buzima busanzwe, uri umwana w'Imana, wavutse ku babyeyi bangahise n'umwe, ku mubyeyi umwe.
wavutse ku mubyeyi umwe nanjye navutse ku mubyeyi umwe. Nimvuga umwe, Bibiliya iravuga ngo umugabo n'umugore baba babaye umwe. Umugabo n'umugore ni umuntu umwe. Niyo mpamvu uvuze ngo navutse ku mubyeyi umwe. Si byose niba duhamanya na Bibiliya ubwo ubyumve gutyo nyene, kuko ijambo ry'Imana ndikunda cyane. Data na mama Imana ikimara kubahuza bari babaye umwe. Umwe yasize umubyeyi umwe asanga undi baba umwe. Bamaze kuba umwe, nanjye ndavuka, nanjye ndangije ndashaka n'umutware wanjye, tuba umwe muri Kristo. Kuba umwe ni ugukora bimwe, tukagendera muri bimwe, tukavuga muri bimwe, tugahuza kumwe, tukizerera kumwe, kandi tukambara imbaraga z'umwuka wera kumwe. Imana ishimwe. Hanyuma izi mbaraga tuzambara tukazikorera mu buryo butandukanye mu isi eshatu. Ariko abantu hari igihe bazibaza impamvu mvuga isi eshatu. Impamvu mvuga isi eshatu, izi si eshatu zirinda ubunebwe: isi y'umwuka, isi y'abantu n'isi y'ibintu. Urabona ko mu isi y'abantu ni ukuri ngerageza kubana n'abantu amahoro. Icyiza cyanjye numva cyaba icyiza cyawe. Hari ibintu nshaka kuvugaho nihuse ku kintu bijyanye umuhamagaro. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo ni Imana yaguhamagaye, si umuntu, si abantu. Impamvu Imana yaguhamagaye ni ukugira ngo ukurikire Imana yonyine. Mu isi y'umwuka wera urasabwa kumvira Imana. Mu isi y'umwuka wera urasabwa kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Mu isi y'umwuka wera urasabwa kwihana. Mu isi y'umwuka wera urasabwa kwizera Imana yo yonyine gusa, kandi ukayumvira, ikakuyobora, ukayoboka, ikakubera umujyanama, ukayumvira. Warangiza tukaza mu isi y'abantu. Mu isi y'abantu urasabwa kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mu isi y'abantu urasabwa kugira urukundo. Mu isi y'abantu urasabwa kwera imbuto. Mu isi y'abantu urasabwa guca bugufi. Mu isi y'abantu urasaba kuba umugwaneza. Mu isi y'abantu urasabwa kumva inama z'abakuruta n'abagusumba. Mu isi y'abantu urasabwa guca bugufi, guhanana uburwaneza. Mu isi y'abantu urasabwa kumva ko ingaruka zawe zaba ingaruka za mugenzi wawe. Mu isi y'abantu urasabwa kwiga ugafata. Uri bwigishwe n'abantu, uri bwigishwe n'umuntu, birashobora kuza biri muri kote negatif cyangwa se biri muri kote positif, ariko urasabwa kwiga ugafata. Reka nkugire inama. Mu isi y'abantu, mu isi y'abantu urasabwa kugira engagement, kwiyumva wowe, kuba wowe nyawe. Kugira ngo ube wowe nyawe nuko uri bubane n'abantu bose amahoro. Kugira ngo ube wowe nyawe nuko uri bugire guca bugufi, gucira bugufi ukuruta, gucira bugufi uwuruta, no gucira bugufi nawe aburuta. Mu isi y'abantu urasabwa kubabarira, kuko nutababarira umuntu ntago uzabasha kugera aho ugera. Nutababarira umuntu ntago uzabasha kugirana ubumwe n'umuntu. Uwo wanga kubabarira niwe uvamo ufite ibisubizo byawe. Uwo wanga kubabarira niwe uvamo ufite umurima wawe. Uwo wanga kubabarira niwe uvamo nyoko bukwe. Uwo wanga kubabarira niwe uvamo so bukwe. Uwo wanga kubabarira niwe uvamo direteri uzigisha abana bawe. Uwo wanga kubabarira niwe uvamo profeseri w'umwana wawe ku ishuri. Uwo wanga kubabarira ba mwana wawe. Uwo wanga kubabarira niwe utunze inzu uzabamo. Uwo wanga kubabarira niwe ufite ubuzima bw'umugisha ku mwana wawe. Uwo wanga kubabarira niwe uzahura nawe ugiye kwivuza. Uwo wanga kubabarira niwe uzahura nawe ugiye kwaka serivisi ku irembo. Uwo wanga kubabarira niwe uzahura nawe ari minisitiri w'intebe. Uwo wanga kubabarira niwe uzahura nawe ari we uyoboye inama PAM, Programme Alimentaire Mondiale. Uwo wanga kubabarira niwe uzasanga afite umugisha wawe mu biganza byawe. Uwo wanga kubabarira niwe uzasanga ari umuhuza wawe n'ufite connection yawe. Nari mvuze ngo mu isi y'abantu kugira umwete wo kubana nabo amahoro. Uwo wanga kubabarira ntabwo uzabasha gutunga imodoka wanga kubabarira. Uwo wanga kubabarira niwe ushobora kuba network yawe mu mushinga runaka. Uwo wanga kubabarira niwe ejo uzahindukamo umuntu ukomeye, ukamusanga mu murenge, ukamusanga mu kigo uzajyanaho umwana ari we prefet de discipline, ukamusanga ari we doctor runaka,
ukwiye gukorera umwana wawe consultation nawe ubwawe. Uwo wanga kubabarira niwe muhesha w'inkiko, uwo wanga kubabarira niwe mwavoka uzajya kwitabaza wagize urubanza. Nari mvuze ngo kubana n'abantu bose amahoro mu isi y'abantu, ikiri imbere ni ukubabarira. Imana idufashe cyane. Hanyuma mu isi y'ibintu rero harimo ibintu bitandukanye. Mu isi y'ibintu urasangamo amazu, amamodoka, urasangamo imirima, urasangamo business, urasanga kujya Dar es Salaam, urasanga ingendo, urasangamo amaviza, ibintu byose. Kandi ibyo byose urabihabwa n'umuntu mwagiranye relationship mu isi y'abantu. Hanyuma reka nkubwire, wowe ujya wibesha ngo urakijijwe. Gukizwa ntago bigaragarira mu bukure umaze mu itorero. Gukizwa ntago bigaragara igihe kinini umaze ubwiriza. Kuba ukijijwe ntago bigaragara mu gihe umaze uhanura. Kuba nkijijwe cyangwa se kuba ukijijwe ntago bivuze yuko ari ukubutunza amazu menshi mu gakiza, ntabwo ari ugutanga icyacumi cyinshi. Kuba ukijijwe nta nubwo ari ugukora imirimo y'Imana mu isengero. No kuba ukijijwe ntabwo bivuze yuko ari ukuba uri ambasaderi w'amadini n'amatorero hoya. Kuba ukijijwe ni ukubana n'abantu bose amahoro, kwera imbuto zikwiriye abihanye, kandi ukaba uw'umumaro mu gihe gisa nk'iki. Kuba ukijijwe ni ukuba ukora ibyo umutima w'Imana ushaka. Narivuze ngo kamere yawe igomba kuba ihura na kamere y'Imana. Ndakwinginze mu isi y'abantu reka guca imanza, kuko ugucira imanza uyu munsi niwe uzazi gucira ejo, ngo urucira mukasoro ukajyana nyoko. Kandi ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko rero kuko igihe gisohoye, uko wagenje niko uzagenzwa, ibyo wagize bizakugaruka ku mutwe. Ndaguhugurira mpagaze mu butware bw'Imana isumba byose, mbaye wowe nyawe nakwita ku byanjye, nkita ku gakiza, nkita ku cy'Imana ishakaho, nkita ku cyo ndicyo. Ngewe nyawe ni ukuba nshimwa n'Imana, kandi ngashimwa n'abantu, ngashimwa n'abo duhana muri sosiyete, ngashimwa n'abo tugendana. Imana itugirire neza cyane. Wanga gukora ibyiza ukazabikora utakiriho, kandi uretse ko no kubikora ntibikorwa. Uwapfuye ntakora, uwapfuye ntahanura, uwapfuye ntabwiriza, uwapfuye ntareba, uwapfuye ntiyumva, uwapfuye ntagenda, uwapfuye ntavuga, aba yarangije urugendo rwo kwisi. Wowe usigaye usigaranye iki? Agusigiye iki? Akwigishije iki? Kandi se umukuyeho iki? Imana itugirire neza cyane. Narindimo kukubwira ngo mbaye wowe namenya yuko ubwibone ari icyo Satani yahananturiwe mu ijuru, akagwa mu isi, akaba umugome, akaba umunyeshyari, akaba umwicanyi. Ubwibone butera kurimbuka. Imana irwanya abibone, kandi ababibone bazapfa. Kubwaho ugeze, kubw'intambwe ugezemo, reka kwihenura, reka kwishyira hejuru, reka kwiyoberanya, wiyambika undi mwambaro. Igihe ni gitoya ukagaragara. Ndakwingingira Imana kuba wowe nyawe. Kuba wowe nyawe si uguca imanza. Kuba wowe nyawe ni ukuba uw'Imana ishaka, ni ukujya aho Imana ishaka, ni ukuyoborwa n'Umwuka Wera, ukaba uw'umumaro mu gihe gisa nk'iki. Kandi ukavuga ngo mu isi y'umwuka Imana iranyishimiye, mu isi y'abantu Imana iranyishimiye, mu isi y'ibintu nkora management gute ku mutungo Imana yampaye. Ibyo umaze kugeraho, ibyo wakoreye Imana niwe mutungo wawe hano mu isi. Ibyo utunze ntacyo bimaze, nta nicyo bivuze mu gihe utabikiranukamo ngo bibe iby'umumaro. Icyo wakoreye Imana yanditse nicyo kizakubashisha kugira ngo ugirirwe neza. Ibyo wakoze Imana izabyitura urubyaro rwawe niba uzaba utakiriho. Imvugo nziza Imana izayikugarurira mu muryango wagiye uzaba utakiriho. Intambuko nziza Imana izayigarura ku buzima bwawe. Mu yandi magambo, gerageza gukora neza, ugirira abato bawe. Naho wowe nanjye turimo dutemba tuvamo. Hanyuma mu isi y'umwuka bwiriza abantu ibyo ukora, ubwiriza abantu uwo uriwe, ureke guha abantu ibitari byo. Gaburira abantu ibitari uburozi, atari ukugira ngo ushimwe, atari ukugira ngo waguke, atari no kugira ngo ube mwiza ugaragare. Ahubwo ndagira ngo nkubwire ngo gaburira abantu indyo yuzuye. Indyo yuzuye irimo intungamubiri, indyo yuzuye irimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ndetse n'ibikomeza amagufwa. Imana itugirire neza. Wavuga ati Mukalibiya, noneho ni ibiki byagenze gute? Ndimo gukora ku mpande zose, kuko isi ni Zaburi ya 24. Isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, nawe ubwawe ni uruwiteka. Nari ndimo kukubwira ngo umutungo nyawo niwo wagiriye icyo umarira Imana.
reka some ijambo ry'Imana ubundi dusenge. Reka dusome ijambo riri muri Zaburi ya mbere. Iravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Imana itugirire neza cyane. Ijambo riravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, hahirwa umuntu utabeshya, hahirwa umuntu utiyoberanya, hahirwa umuntu utazimura, hahirwa umuntu utagira ishyari, hahirwa umuntu utangana, hahirwa umuntu udasebanya, hahirwa umuntu. Uyu nguyu azahwana n'igiti cyatewe uruhande rw'umugezi. Nijoro ndimo gusenga, Imana yambwiye ngo mbwire umuntu wese ngo nacungane n'imyugariro ye. Imana yambwiye ngo cungana n'imyugariro yawe, ongera wugare. Wowe wuguruye ongera wugare. Nawe ufite imyugariro icyugaye, ongera ucungane n'imyugariro yawe. Imana yambwiye ngo umwugariro wa mbere ni uw'umunwa, umwugariro wa kabiri ni uw'amaso, umwugariro wa gatatu ni uw'amatwi. Imana yambwiye ngo wugare umunwa wawe. Nibavuga ukavuga uzabungana n'uwo wavuzwe. Imyigariro y'amaso, nugenda urebaguzwa, amaso yawe ntago azakira byinshi. Ku mwugariro w'amatwi, niwumva ukumvirana, bizatuma utacyumva icyo Imana ishaka ko wumva. Kandi urahirwa wowe udakurikije imigambi y'ababi. Biteye agahinda kuvuga ngo ndi umwana w'Imana, nkagaragara mbeshya, nkagaragara nsebanya, nkagaragara nuzuye inzangano, nkagaragara nuzuye amacakubiri. Ndi muntu ki ngewe ubasha kuvuga ngo ndeka ntanga urugero kuri Emmanuel, kuri Zamara niwe tuziranye cyane. Ndi muntu ki wavuga ngo we Emmanuel ndaguciye? Ubwo butware nabuhawe nande? Imana yambwiye amagambo akomeye. Ngiye ngo abantu mu isezerano rya kera ubutware bategekeraga mu Mana ishobora byose, ariko Yesu ataraza gucungura. Bivuze ngo Yesu amaze kuza kuncungura, ubutware bwose nubwe. Yesu niwe ufite uburenganzira bwo guca umuntu, Yesu niwe ufite uburenganzira bwo kwanga umuntu, Yesu niwe ufite uburenganzira bwo kuvuma umuntu, Yesu niwe ufite uburenganzira bwo kwica akanakiza, ariko ntabwo akora nk'uko umuntu akora. Urinde wowe ubasha guhagarara ukavuga ati Mukalibiya ndaguciye, ukavuga ati Mukalibiya ndakwirukanye, ukavuga ati Mukalibiya ndakwamaganye? Bivuze ngo niba ibyo mbikoze kubera yuko, niba nguciye kubera yuko wakoze icyaha, ungiye uguciye nawe wakoze icyaha, Imana yambwiye ngo nkubaze ngo dutandukaniye hehe? Imana yambwiye ngo mbabwire ngo akayunguru, yaravuze ngo akayunguruzo karaje kuyungurura mu idini. None kakayungururo kayunguruye, wowe uhagaze nawe ukabufashije abandi kuyungurura, nawe ukabuyunguruwe muri wowe. Ko bayunguruye nawe ukayungurura kandi ukabuyunguruwe, urasigara umeze ute? Imana idufashe cyane. Imana yambwiye amagambo akomeye, irambwira ngo irimo gupima imbaraga z'abera. Uyu munsi wa none, iki gihe ni icyo gupima imbaraga z'abarokore. Wowe wavuze ngo urakijijwe, ugiye gupima. Meruka kuri impanuro, Imana ngira ngo nimbwira abantu ko iri gukosora. Imana irimo gukosora. Ese wowe iraguha amanota ngahe? Ururimi rwawe ku mwugariro w'amaso yawe, ku mwugariro w'ururimi rwawe, ku mwugariro w'amatwi yawe, iraguha amanota ngahe? Ni gute ndibwifatanye n'abakobanyi narangiza nkaza ngahanura? Ni gute nibwifatanye n'inkozi z'ibibi narangiza nkaza nkabwiriza? Ikifite agaciro, rinda umwugariro w'ururimi. Bavuga uceceke, urebe uceceke, wumve uceceke, ukomeze inzira imwe. Imana yambwiye ngo abantu bafashe urugendo rwo kujya mu gakiza, ariko ngo barimo gusubira inyuma kwifatanya n'abanyamagambo.
umuntu niba ageze muri metero 50 ari kugana mu gakiza, hanyuma agasanga aho avuye muri metero imwe barimo gusebanya, barimo kwangana, barimo gucanana, barimo kuvugana, ngo uwo muntu avuye kuri metero 5 asubiye kuri metero imwe, kwifatanya n'ababeshya, kwifatanya n'abavuga ibitari byo, kwifatanya n'abo Yesu narangiza ngo ahisa akomeza inzira imwe n'ababana. Mana irambwira ngo hari izi mbaraga murimo kubona muri kurwana nazo, ni igipimo cy'abakristo, ni igipimo cy'abavuga ngo bari mu gakiza. Imana idufashe cyane. Hanyuma narinje kugira ngo tuganire, reka nsenge kandi ngusengera kugira nkubwira ngo garukira aho ngaho. Turagushimiye, urera, uzahoraho, bana na buri wese kandi umugirire neza. Kiruta byose ubugingo bwacu bube buzima, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.